Yes, urabona umwana nk'uyu nguyu rwose African we have gift and talent. Mu bigaragara uyu ni umwana ukora ibintu bitandukanye kandi biteye ubwoba bihambaye ku buryo udashobora kubyumva. Nyamara dufite icyizere cy'uko one day African tuzagera ku kintu kidasanzwe, tuzakora ikintu kitoroshye biturutse ku bana bakiri bato cyane bafite impano. Nawe uragenda ubireba umwana uburyo akora indege. Uyu ni umwana uba ufite ibitekerezo ku buryo abonye ubushobozi ndetse akabona n'umwanya wo kugaragaza ibitekerezo bye, ikintu ashobora gukora isi yose ishobora gutungurwa, ishobora no gutangarira. Ngira ngo nawe agenda bihera ijisho uburyo yakozemo indege. Ahangaha ngira ngo urabona ni imodoka rwose. Ndarumiwe koko. Urabona imodoka kandi ntabwo ari mu bintu bya danje ngo ibiki n'ibiki, oya, muri bya bintu twibwa tujugunya ngo ubucupa ngo ibiki n'ibiki. Umwana we arabifata akabyegeranya agatekereza ikintu runaka akaba ari cyo akoramo. Kugira ngo babone imodoka zigiye zitandukanye rwose. Iki ni cyo twita impano papa. Yes, nawe rero ushobora kubikora. Dutoza abana bacu kutagira ikintu bangiza ahubwo bakakibyaza umusaruro. Tuberekera, ushobora kumwereka nka kano ka video ukagenda umwereka ukuntu umwana agenda akora amafoto, ugenda umwereka nawe ashobora kuhakura igitekerezo. Ashobora kudakora ibi ngibi ariko agakora ibindi bitandukanye, ahubwo nawe ugatungurwa. Nk'uyu mwana aba yarabikoze, baba bava ngo gukubagana yangiza, abona nka watermelon arakoramo ibiki, ibi bintu byose agenda akoramo moto, imodoka. Yes, abona ni umwana rwose ewana, ntago washobora kubyiyumvisha. Dutoza abana bacu rero, tubaheze uburenganzira babikore. Kurabona nk'uyu nguyu aba yarabitangiye, umubyeyi amubwira ati ibiki n'ibiki ngo urangiza mwana wanjye, wabuze mikoro ntukunda ishuri, wirirwa muri ibi. Iyi ni impano we. Bityo rero witindiganya rwose guhereza umwana wawe cyangwa se umwana w'iwanyu umwanya wo kwisanzura muri bya bindi twita ngo ni imyanda, akayibyazamo umusaruro. Yes, ngira ngo tuzi ko akenshi na kenshi mu myanda hari ibintu byinshi bigenda bikorwamo products akomeye cyane, ibintu byinshi rwose. Rero uyu mwanya ni uwacu. Umuntu ugize amahirwe yo kubona kano ka video agasharinge kugira ngo atange umusanzu ku bana b'igihugu cyacu, nabo bazagenda babireba ku buryo bazakuramo igitekerezo cy'ibyo bashobora gukora mu bibegereye. Abazungu bo bamaze kudusiga cyane, nako badusize kuva na kera, ariko si ukudusiga kundi, ariko babitangira bakiri bato cyane. Bahereza umwana umwanya n'uburenganzira akiri mutoya. Ngira ngo mujya mukunda kumva izo nkuru ati mu bazungu yabona umwana akiri mutoya ngo abona akunda gukinisha ngo ibintu by'ibikoresho ngo ibiki n'ibiki, ngo ahita abona ko ariyo mpano afite. Yes, ibyo ntabwo ari ibinyoma. Mfite nanjye ingero zifatika nagiye mbona cyane. Ari abantu twagiye tuganira, abazungu akakubwira ati twebwe umwana iyo akiri mutoya ukabona arashaka kugaragaza byibuze nk'impano yo kubaka, akora utuntu tw'ubwubatsi ibiki n'ibiki, cyangwa se nk'umwana akiri muto ukabona akunze ibintu byo kuririmba, byo gukina amafilimi, ni ukuvuga ngo cyangwa se byo gukina umupira, icyo babonye umwana ashaka kurikizaho umutima babanza kukimufashamo, bakamutwara mu ishuri ribyigisha. Aba ari abantu b'aba expert bakamufasha cyane, cyangwa se bitaba ibyo ahubwo ababyeyi nabo bagahitamo hakiri kare ibyo babona biri ku isoko, umwana akaba bamuhindurira bakaba ibyo bamutwaramo bigishoboka. Ariko akenshi na kenshi bagendera ku mpano umwana agaragaje akiri mutoya, bakayubaka ndetse bakayirwanira ishyaka ku buryo izatunga umwana ndetse n'umuryango uwo akomokamo, cyangwa se n'umuryango azatunga cyangwa se azagira mu gihe kiri imbere. Hanyuma wowe ugize amahirwe yo kubona kano ka video kuri Turatsinze Comedy, this is your time. Tuyikoreshe neza kabisa, turebe ko hari icyo twamayira abana bakiri bato cyane, abacu, ab'inshuti, abavandimwe, cyangwa se abo turera, cyane cyane nk'abarimu. Akantu mugasharinge ku barimu, bajya bagira umwanya wo kuzamura impano ku bigo by'amashuri, gakoresha amarushanwa. Kano ka video gasharinze nk'abarimu hari igitekerezo bashobora kukagiraho, ndetse bagafasha n'abanyeshuri, kuko buriya abanyeshuri ntabwo mwarimu ari we ubibaheza 100%. Arabagayidinga, ubundi abarimu bita ngo ni ba facilitator. Abana barakora, mwarimu nawe akagenda ababa hafi aberekera ndetse abafasha. Kano ka video ndakeka no mafoto ariho hano ntago yerekana uburyo babikora, oya,
ahubwo wowe ushobora kubireba nawe ugahita uvuga ati nyamara nta ikintu ushobora kugikora, ushobora kukigana cyangwa se umwana agakora igitekerezo agakora ikindi kintu runaka gisa nacyo. Urabona nk'aba bakoresheje amacupa, umwana we yabirebye, wowe ushobora kubireba ukavuga ati se nabikora, ariko abana barakopera cyane ndetse baranigana, ashobora kubikora akavamo ikintu runaka. Akenshi na kenshi barabikora, ariko biba byiza iyo agize abona amakuru y'ibyo ashobora gukora, biramworohera cyane kurusha uko yatekereza bimugoye. No gutekereza ni byiza, ariko byibuze ukagira ya sosi runaka y'aho wakuye ibyo bintu, igitekerezo ugakora nawe ibindi ariko ugendeye ku by'abandi. Izo ni ingero za buri munsi, ibintu dukora twese ntabwo tuba twabyitekereje, hari ingero dufatiraho zikadufasha gukora noneho guhanga udushya. Mu guhanga udushya rero hari ibyo ugenderaho mu bya mbere bikagufasha gukora ibishya.